uyu mugabo ni umuhanga cyane. Dr. Beat Murangira ni umuhanga ku bantu mutamuzi. Kiriya kintu avuze cy'amafamiye yinjira mu ntuza mu rushako rw'abana babo, urimo kumva hari byinshi atavuze cyangwa iriya message ishatse kumenyinga ibintu byinshi. Akunda igikuru kuri true story. Mbabazi Nadia, niba ndimbwa uzaze ngusenze, kugusenza nukuza akakurongora nguturutse inyuma babera nyoko kankuboroke wa kigushuwe senda wado waba mu mutinza ariko umva yaba gihari. Yesu bamu urutaba bari tayari. So tugende gatoya rero, ntabwo ndibuze kuvuga, ntabwo ahangaha njyewe numvishe nakuruye amakuru, numva amagambo ya mpano. Hari impamvu atarumye vava amatwi nk'uko Skype yabikoze ku mugore we, akamuruma amazuru iyi ukuri kw'Imana urukumva bro. Aho bona umiwe Sizi uri kubyumva. So njyewe n'izina ry'Imana numvishe umusatsi umvuyeho, urimo kumva. Niyo mpamvu uyu mugabo umuvugizi wa RIB yongeyemo akantu k'ababyeyi. Sinzi kubyumvikana. Ukurikije imvugo y'umuvugizi wa RIB birumvikana byanga byakunda ko mu mubano akorwa, ntabwo tubyizeye ariko tubigendera ku mvugo y'umuvugizi Dr. Udakora ikosa mwana wanjye, udakora ikosa ushaka ukoresha amagambo uko yavuze, nta kosa dukore. Byanga byakunda uko bivugwa, uko ukurikije imvugo y'umuvugizi hashobora kuba hari umwe mu babyeyi baba hagati y'amano cyangwa se uyu vava wivanze mu mubano wabo. Reka niba ari abantu ba mbere bahungese uriya mwana w'umukobwa bavuga ko ari famiye yananiye ya mpano, urumva. Kandi wumvishe ngabantu bagendaga bahwihwisa ngo barabyumvaga ngamukubita abo bantu bandi ngo hari icyaha kibahana. Kandi abo bantu bagendaga babivuga urabizi ko ubwo barahari ni benshi, twarabyumvaga rwose, baramuhoteraga. Abo bantu bo ntibabo, urumva nabo bagomba gushakwa. Noza Pio njyewe hari turu tubiri nagira ngo mbabwire. Ikintu cya mbere nashaka kubabwira, ubuntu bita Florier, ikosa rya mbere yakoze n'impamvu ubona noza community yacu itari kumugirira imbabazi, nuko community yacu cyangwa societe yacu izi ko hari ikintu yakoze cyabaye imbarutso cy'uko hari abantu bamwe bari muri gereza. Amaze gukora icyo kintu, nkaho yabanje kumenya ko societe arimo ubungubu imeze nkaho iri kumureba ikijisho, ntabwo yamenye yuko ari hagati yo mu bantu. Igihe cyose yakora ikosa nta muntu ushobora kuzamuvuganira, kubera ko nawe hari ibyo yakoze byatumye hari abandi bajya muri gereza. Ufite ubwenge, uri kubyumva. That's why kugeza uyu munsi sindimo ndabona umuntu urimo uravuga ngo ya mpano ararengana cyangwa aragira gute, kubera ko nabo barabizi yuko ahari hari ikintu yakoze, ndetse n'uwo bashinzaga ko icyo kintu ari we wagishyize hanze baza kongera baba inshuti. Ariko hakaba hari abantu nyine bari ahantu nyine bari in custody somewhere, kubera ko hari umuntu nyine wakoze icyo kintu kandi kitari kinakwiriye. Icya kabiri, buriya mu Rwanda ikintu bita kwa abusinga gender ntago bakibikunda, nta nubwo ibyo bintu nta nubwo bajya babitorera. Iyo ubikoze ujye umenya ko nyine ugomba kugongana n'amategeko, ntago uri hejuru. Buriya Murangira ikintu abavuga ati
man uzi ko inshuro nyinshi buriya ikintu ajya avuga kuba umusitari ntabwo biguhesha, ntabwo biguha ububasha bwo kumva yuko uri nakorwaho, uri umuntu nk'abandi, amategeko yagufasha arakugonga. Kabone niyo waba wari ufite indirimbo iri buze kugirira abantu miliyoni 5 akamaro, ntabwo ibyo ngibyo birebwa. So rero iyo ufashe noneho ikiganza cyawe ukakizamura ugakubita umuntu, biriya byaha byose nagiye mbona, hari n'ibyo njye nasomye, hari n'ibyo nanjye nabwiwe n'iki, biriya bintu byose iyo ukurikije ubona ko next stage ni ukugira ngo umuntu umwe abe yakwica undi. So ikintu cyiza rero ahangaha kibaho, kubera ko abo bantu n'ubundi buzi ko buriya abantu babana bagira ibintu byinshi baziranyeho, nubwo twege tuba tubivugaho tuba tutazi ku buryo nubwo uvuga ngo ibyo bintu byose umugore wenda abibwiye umugore yamukubise yagize gutaramugonga agira gute, ndakubwinyesha ko Yamana aramutse ari hanze nyuma y'iminsi nk'itatu wajya kubona ukabona Yamana n'umugore we barimo barafata Snapchat, bari ahantu somewhere barimo baraganira bananywa bagira gute, kubera ko nyine niko ingo zubatse. Ariko ibyo bintu bishyira hehe iyo icyo kintu murayo bari bamamagaye, sinzi ubona bari kumamagara, urumva iyo icyo kintu kidakumiriwe, sinzi niba muri kunyumva. Iyo icyo kintu kidakumiriwe abantu bakongera bakaza bakiyunga, n'ubundi ikiba gisigaye ni uko umwe abazica undi. Aba agomba kuyahanirwa, ndetse n'igihe azanaviramo cyangwa agahinduka umwere agahita avuga ati ndabona y'amazi nogaga yabaye yatuye, ntabwo nashobora kuyajyamo. urakoze cyane. Kuko wowe iyo uvuze ngo noneho ukajya no gufa video before yuko bajya wenda ukabatirika manze mba baraye ngo noneho kanaza n'ikintu amagambo menshi muri video nta kintu cyose by'umuntu kirimo pe umuntu urimo kongera tabamu nyine wari wakomerekeje, nubwo tutazi in deep cyangwa inside ibintu bashwaniye bapfuye imbarutso y'ibyo byose, kugenda before yuko bajya kukubaza cyangwa bajya kugufunga ugasiga ufashe video irimo no sense ituma usebya umuntu ngo yagize yakuyemo iki, ibyo ibintu nyine byose ukabivuga ngo n'ubundi ngo twaje ngo ntiyarashobotse n'iki. Iriya video ni no sense, nta kintu kirimo, n'umuntu afashe umwanya akayumva, mumenye ko twese twataye umwanya. uravuga iyo video iriya Yamana yasize ariko ashyize hanze, iriya yo kwangwa biriya yo guharabika ngo yamukuriyemo inda, yamukuriyemo indangu uburyo twahuye ngo nshaka kurongora ibiki n'ibiki. biriya bintu umuntu amugiriye inama, kugira ngo n'umuntu amuri kodinga kuko iriya video uburyo yafashwe, umuntu wamugiriye inama n'intuza ni puzzle. Nakubwira turi the right hotel. Ugibuke nyine nyine nanjye nibyo ndi kukubwira. umuntu uzagwira umuntu amugiriye video ni puzzle, niyo baba bari kumwe. Biriya rega none se reka nkubwire ubundi reka nkubwire nk'uriya mudamu agiye nacyo akakiregera akavuga natange proof ko nakuyemo inda 3. Uko ni ugusebya umuntu mu ruhame, ibyo nabyo ubwabyo bigira imyaka dagaswe. So anyway, kuko nta gihamya uyu mutipe Kenny, abantu batabizi, ntabwo njya mpfa gufata ntuza, ntabwo njya mpfa guhurura ngo ngore ngiye gukora ubuvugizi bamuvugiye ngo ntabarize umuntu ngaragaze ko umuntu arimo kurengana, kugeza igihe hari ibintu bifatika ushobora kubinyereka bigafatika. Njya kwa urimo nuko nari maze kumva by'amatwi yanjye ndashobora kumva, urimo kumva, ariko kuba nari mfite amakuru kuva na mbere, urimo kumva. Uyu mwana ukuntu yanzu bamwanze nubwo bavo bamanje kumwanga, umwana se yari hasi kati nk'ururimi, urimo kumva.
famiye ya mpano ntiyamushakaga, yaramwanze. ayo ni amakuru ukura indani. Yaramwanze, yangura mwana w'umukobwa. Imwangira iki?